Sura nyuma gato cyane kwa Musomar. Chomeka pase ayitanga na Behera Haji. Attention, Haji imbere y'izamu rya Goriro. Iki nicyo attention Goriro Rutongo bamupapuza umupira ariko umusifuzi ngabo za Kampala avuga ati Rutanga Eric Kamotera Popotalia ati wakoze amakosa ni kufa kipe Sport imerezo meragiye kuipasa bita kana mugera roje ariko sara Goriro barahagoboka yewe match ninjana mu nirimo iragenda irafunguye pe Chomeka pase ragatura umupira kwa Damabaga yogo atanse ragatura mwana Bamako aragafata aragahoza aratuza ariko ni bari umukinnyi uteye ubwoba uri ku rundi rwego yitwa Ndayishimiye Richard uyu mushinga nahe Ndayishimiye Richard wicunze n'ijambo mugani w'abashinga nahe Ndayishimiye Richard uri papa cyane ugiye gukora ikipe y'amaci 10 za shampiyona kugeza ubu niyo afata na match y'uyu munsi nyirizina iyi journée agomba kuza mu bakinnyi bitwaye neza kuko igitego cya mbere cya Rayo ni action ye bwite barajugunye Basane igarurira uyu musore Fonganya waje gutsinda igitego no mediateur mwiza pe ntago beshi ariko none Rayo tuniri gukora hano zafase tubare pass ogeza pass abantu baryoherwa mana nyagasani dore ngizo pass zo nizibarika n'urumbira jana atasada bamagayoke koreshe cenga abantu mupira urarenga no kurengurwa n'ikipe ya Sport amashime sabare barasara hano stade barayijugumize kabisa deri gutera umupira mu rwego rwa hejuru hano imwe umupira w'ukuro barawutwara basara n'ikipe ya Goriro attention banako bari gukina barya iminota kuri munota wa 78 atasa Bugingo kimariza mu kiro bonabareyo arawande Bugingo Kim asize umupira kwa Ndayishimiye Richard agashyira ruguru neza cyane rwande rw'iburyo rwa Ombolenga Fitina Omba Bebe sekatoro y'umwana wo kumumena Ombolenga agasubiza neza cyane Captain Kefa Muhire Murabuturo boy size umupira Yusudianye umupira kwa Semana Aimable attention umupira kwa Bugingo Kim umupira hashi 24 cyo umupira marwe Mosoko iragwa hati aragucenga attention we arayitwara umupira nagurarenga Fonganye shakisha gutanga pass ariko biranga pira muremure arabirengereza uwo bita Mavugo pira ariko musubiza hagati ni Semana Aimable urengeje kabisa ubwongereza ekipe ya Southampton gombara Liverpool nayanje igitego cy'umusore yitwa Armstrong yateye penalty y'ushaka umunota wa 40 kwa 42 ahita atereka mu igitego none kitari penalty Liverpool kimwe ekipe ya Southampton kimwe arya riga nibagiwe kuko bazana nabonye bivugaho ibintu bya derby match ya Real Madrid ngo bimeze bite bya derby hagati ya APR na Rayo muri ligue amakuru ufite ngo hari amatariki bazatoranya mu munsi bakina urabona ko muri iki cyumweru hagati APR igomba gukina na Bugesera ikirarane cya kabiri cya mbere yagikinnye na Rutsiro inganya ubusa ku busa muri iki cyumweru hagati igomba gukina na Bugesera none hagati itariki enye itariki 7 cyangwa itariki 11 z'ukwezi kwa 12 ngaho niyo bazatereka match ya Rayon Sport na APR impamvu barashaka ko bakina mbere yuko haba match z'Amavubi ya CHAN match ebyiri kuri 22 na 28 u Rwanda rukina na Sudani ubwo mu guhera ku itariki 13 abakinnyi bazajya muri camp bashaka ko bakina mbere kuko mu kwezi kwa mbere stade Amahoro ushaka kuzavugururwa ubwatsi ligue rero ntashaka ko match nyine yazabera hano cyo kandi ubuyobozi bwabanje bwa APR bwifuzaga ko iyo match yakinwa
sorry fasa rirangira mubashaka icyo kirane gishyirwa fasa rirangira ariko match ya Bugesera nivamo ukurikijwe ibirarane bipanze hazakurikira nyine yariwe na APR icyo kirane bazashakira umunsi APR yose ibigena ibyo bigenwa na ligue rero avuga ko muri aya matariki enye zirindwi cyangwa 11 z'ukwa 12 mu gihe kiri imbere baza kudutangariza imwe muri izo tariki bazakiniraho yes iminota 85 Rayon Sport 2 Gorilla ubusa kabisa akaro kameze no kuri Kigali Pele Stadium kabisa bose bacuma shampiyona cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe Rayon Sport komeza gushimangira kuguma ku mwanya wa mbere kabisa attention Kanamugira Roger baramukurura kufra ikipe Rayon Sport agatebe kibuga Musezenga Munsiza Jean Paul ati nakubonye attention ireyo batangiye kuvuga bati bizagenda gute n'indi uzayihagarika abareba batangira gucira imigani Gorilla abantu babahanze cyane arongera ati ngo injangwe ngo yirebye ngo mu kirahure ngo igira ngo ni intare ego urumva ako kantu ko harimo ubugome ako kantu rwose barizere ko ari abana beza injangwe yirebye mu ndorerwamo igira ngo ni intare avuga ati rero ntimugakenera bakuru banyu Barenga arikubise ku gatuza yavuga ati umurero turamufata byanze bikunze tumutesha amanota ariko barayo batangiye imigani atase umupira arengana kurengurwa n'ikipe ya Gorilla agomba kurengura uyu muvandimwe yitwa ne tanse chaka passe gundagura n'abashakisha Mudei Suleiman pira arengana guterekemerezamo rya Rayon Sport koro y'umunota wa 87 harabari minota ya 3 minota 90 isanzwe y'umukino ikagera tukaza kumenya iyo umusifuzi wa kane w'uyu mukino umusifuzi wa kane yitwa Bigabo Frank aza kongeraho attention tera umupira muremure cyane umuzamu Adimendi yayo wa Rayon Sport kongana umutwe neza cyane Musamara aramutanga kongana umutwe Rishara aragoka Kanamugira Roger ariko kapiteni reka turabeke Vamuhire pasa kwa Dama Bagayogo arafungisha umusenzi za cyane Bagayogo attention mu ruhande rw'iburyo aragacuma Ndayishimiye Richard ariko aragoka rutanga Eric Kamotela pia attention katurebe Gorilla barazamuka bihuta cyane ambukiranye umurongo w'abanyamikibuga kabiri baranyanyagira Gorilla baravuga bati byibuze tubonemo kamwe ariko Kanamugira Roger aratabara benjwe tansiye amapira ko Majaro yitonda umwana witwa Roger ameze neza yagize ari cyarakorogana none umwana witwa Kanamugira Roger amaze gufata umwanya cyane atansiye reka turebe korikose rikomeye cyane Mabre bashaka kurwana hariya kubita umuntu ingoma atansiyo hariya muri Victor sore ko bashaka kubishyira ku rundi rwego kufa ikipe ya Gorilla bona Victor Murda ashondana na Kanamugira Roger kufa ikipe ya Gorilla kirere Kigali gitangiye gukonja tangiye guhinduka twabivugaga abona ibicu bya Nimbuka Imirus Strato Nimbus ariko ibintu abarimo bagiye badushyiramo nabyo bitangaza tipe de nuage bana nazo cyane bimeze bite ku kuvuga ibice bigize ururabo bimeze bite ku kukubwira uburyo ugomba kuvuga ibice bigize igitagangurirwa ukazajya nawe ufata injara ukazitandukanya twitwimuza igitagangurirwa Fred barimo bose rero tubasuhuza aho barimo bigishaga biology abigishaga physique chimie ba biology nibo bakabyaga cyane arakabyaga pe kabisa agiye kujyamo uwo bita Rukundo Abdurrahman Paplay umurundi umushinga nahe wavuye mu Magaju akaba agiye kujyamo rero ninde uvuyemo ni Iragwa Haji hanyuma Rutsiro ku munota 70 iracyafite bitatu byayo ku busa bwa Mukura biracyari bibiri bya Kigali bari mu nyongera kuri kimwe cy'Amagaju akaruka kameze bibiri bya Kigali byatsinzwe na Dusingizimana Gilbert ndetse na Chabalala Hussein Shaban kufra kipe ya Gorilla yagaza rutonesha Zibone na Rutanga n'abatezi niba bicane bano
umuzamu araguruka arawupangurura. wataseva guturuka kuri Kadimendi ya Ebito umupira wari uri mu nguni neza wari uri mu izamu umuzamu avuga ati amadolari yanjye ijana Muvunyi yanyemereye Muvunyi ahitamo amadolari ijana ya keeping the clean sheet aravuga ati Rutanga mudoro kubagana nk'utagira umutima urashaka kumuza amadolari ijana inoti ry'ine waretse nkayishyura ayikubise ibipfusi arirambuye imbavu zose umupira wakuraho rero zari zivuze Rutanga umukino akaro kameze rero iminota 90 yo tayari yamaze kugwamo abareyo barashaka icya gatatu umupira kwa kapiteni Mwereka imbere za muryango riba birakomeye agiye kumuha umupira n'agatsitsino biranga abonye iminota 3 y'inyongera rero ibiri bya Sport ku busa bwa Gorira. Attention Gorira byibuze bari kuvuga bati nitubona kamwe karatugwa neza ariko umupira barawirengereza biranga abantu batangiye kwirukanka batanguranwa n'imvura batangiye kwirukanwa batanguranwa n'imvura. Attention akaro kameze rero iminota 3 niyo bongeyeho reka turi umupira inyuma gatoya cyane kwa Bugingo mu mupira muremure atasi Merezo Angerosho tifone nyeni maso umupira utera hanze gato falalek umupira utera nabi ari nako mubwira ko igihe cyo kwikubira kigeze. Ikubire hamwe na Ikubire Loto, ikubire kabisa ufata amafaranga yawe uyabyaza andi. Sindira ibihembo bitandukanye hamwe na Ikubire Loto. Ibihembo birimo imodoka ya Kia Sorento, ibihembo birimo moto ya Tevis, moto iversa amafaranga 7,000 ku munsi i Kigali. Ibihembo birimo Rifan iversa 15 ku munsi, n'akamodoka kifashishwa muri transport z'ibintu. Ibindi bihembo birimo igare, bikabamo frigo, bikabamo n'ibindi bitandukanye nk'ama smartphone n'ibindi. Ku biceri 200, 300, 400, 500 cyangwa se 700 atombora imodoka. Fata telefone aka kanya ntacyo kubaza dutsindira amafaranga twese dukine. Atasimbereza muri gare gatoya turebe Rukundo Aldama Bagayogora kwicara gushotosho ariko baraririye abareyo offside kabisa. Ari nako n'umusore fonganya aryamye yababaye, muganga agomba kujya kumwitegereza akareba uko bimeze. Ari nako umukino urangira riganira yuko hamwe na Ikubire wakana akanyenyeri 562 urwego, akanyenyeri 562 urwego, ugakina ugatsindira ibihembo bitandukanye. Kina kabisa utsindira ibyo bihembo hamwe na Ikubire. Mwikubire muryoherwe, mugire weekend nziza, mumere nk'uko Rayon Sport imeze muri iyi match. Ukubirwe kenshi rero yaje ufite ubusa ariko itahanye 2, yaje ufite 20 itahanye 23. ni nako imeze muri Ikubire. Ushora ibiceri bike ukunguka menshi. Kandi akanyenyeri 562 urwego utsindire kimwe mu bihembo bitandukanye uhabwa na Ikubire Loto. Hanyuma Rayon Sport ikomeza kuyobora n'amanota 23 birumvikana, igakurikirwa na Kigali ifite 20, Polisi na gatatu n'amanota 18 iranganya na Gorira nyine na ifite 18, Gasogi ni ya gatanu n'amanota 15. Rero mangira ko rero mbere mu bihe byose y'amanota yaba ku bitego imaze gutsinda 12 n'ifite byinshi, yaba ari kwinjizwa n'imaze kwinjizwa bikimaze kwinjizwa 2. Yes, ubwo ngo n'ifite amanota menshi ikagira meilleur attaque ikagira meilleur défense. Rero hari ibintu byose bigira ikipe ya mbere bigaragara yuko match kurikiye Vision bayitsinda ubwo ishaka kuzakurikira ngo ni ya AP kabisa. Akarero arukomeza mushimira cyane Regani, wakoze cyane gushimira kurushaho kabisa. Reka dushimira na Fabien wadufashe kubanga bw'ibyuma, namwe tushimira abadukurikira muri hirya no hino ku mirongo yacu yose FM ndetse no kuri applications zigiye zitandukanye kuri YouTube ya Radio Rwanda. Twizera ko mwagize ibihe byiza kandi twizera ko mwaryohewe. Reka twifurize kuzatangira icyumweru amahoro. Hanyuma reka twongere dusubire Kacyiru muri studio za